urakoze rero ni wari uri muri gahunda zo ureba ubera ikigoryi wakana we. Yes bakunzi b'Isano Media, welcome back. Turabashimira ku buryo mukomeza kubana natwe. Mbere na mbere reka tumaze dusuza abantu batuye mu mujyi wa Kigali, mu ntara ndetse no hanze y'igihugu, ndetse tunabifuriza kugira ishya n'ihirwe mu bikorwa byacu ndetse n'ibyanyu bya buri munsi. Aho no munsi bitagenze neza ubyihanganire, ejo bizagenda neza, byose tujye tubigira mu maboko y'Uwiteka. Ndashimira abantu bakomeje kumbwira ngo ningire amakuru mbashakira kuri no couple ya Regis ndetse na Miki. Uno munsi nibona bazaniye ngo mubashe kumenya byinshi kuri no couple, itangiro ryabyo ndetse n'iherezo ryabyo, aho byatangiye ndetse naho byasorejwe. Akaba ari inkuru musanga ku Isano Media. Kubara kandi subscribe turabigushimira, kandi nawe niba uri mushya igihe nicyo kandi subscribe zo mu muryango mugari w'Isano Media. Isano Media uno munsi tubazaniye amakuru avuga ku itandukana ry'aba bantu bahoze bakundana mu buryo butari busanzwe, kuko bonaga ari couple nziza kandi ubona ko ifite akazoza keza. Rero umuntu yitwa Regis cyangwa Captain Regis, abenshi muramuzi muri Regis Skate, muri Nyakiso Comedy, ubu ngo basiga akora muri timu ya Kiramani. Akaba yarahoze ari boyfriend w'uyu mukobwa witwa Miki. Gusa itandukaniro ryabo ryabaye ribi cyane, kuko Miki yagiye kuri Emma Empire atanga interview avuga nabi uyu musore mu buryo bubi utakwifuza gutandukana n'umukunzi wawe. Ibi ngibi rero sinzi ukuntu njye mbibona, niba ari nako ubibona. Iyi mbona ari isura mbi muri entertainment yacu mu Rwanda, kubona abantu bakuze bangana gutya, abenshi tubafata nka heroes zacu, ba role model bacu, ukabona imibereho yabo itandukanye n'andi tuba turi kwitekerereza. Gusa Regis yaje kujya kuri channel yiwe yagira ibintu atangaza, video muraza kubibona imbere. Yaje kugira ibintu atangaza ku itandukana rye na Miki, dore ko avuga ko mu kintu cyamubabaje kikamubabaza kurusha ibindi ari uko Miki yavuze ngo ni amapine ashaje, cyangwa se akaba yaravuze ngo Regis ngo ni umusinzi, ngo ni umunywatabi. Regis byaramubabaje cyane, nuko nawe abonera kuyurira atuka Miki. Barakomeje baracyocyorana, imbuga nkoranyambaga baracyocyoranyije mu buryo burenze. Gusa ni ibintu tuba tudakwiye guha agaciro. Ubuzima bubaho, ndetse shobora no kuba bimeze neza, ejo ko bimeze nabi, ariko tugomba kumenya ko turi macho, turi ba role model. Hari benshi tuba turi kubareberera, bamwe tubafata nka bakuru bacu, bamwe twifuza kuzaba nkabo, ariko si urugero rwiza barimo batanga muri no entertainment yo mu Rwanda. Si icyo cyari kinzanya, kuko haragaciyemo ikintu cy'ingenzi cyari kinzanya, no ukuvuga ngo Regis na Miki bidasubirwaho batandukanye. Regis na Miki bidasubirwaho batandukanye. Impamvu mvuga ngo ino ni inkuru y'abakimenya bose, byibuze uno mwaka zimwe mu nkuru zahitinze mu kwezi kwa 11 ni itandukana rya Miki ndetse na Regis. Ibi ngibi muri entertainment yo mu Rwanda byakiriwe n'abantu benshi. Gusa murabizi abenshi tuba turimo tugendera mu Kigali, cyangwa se turimo, sinzi ukuntu nabyita, ni ibintu nyine tuba dukora kugira ngo turebe ko hari ikigenda. Ariko nanone byibuze bamwe mu bantu byababaje harimo umuntu witwa Jackie yagiye akora interview avuga ukuntu Miki ahemukiye Regis mu buryo budasanzwe. Zimwe mu mpamvu Jackie atanga ni ukuntu Miki uwo tuzi ubu ngubu yamugizwe na Regis Skate cyangwa se Captain Regis. Dore impamvu nanjye navuga ngo Miki tuzi ubu ngubu yamugizwe na Captain Regis, yamufashe akina kuri Regis Skate bakorana. Yego bari bamaze igihe kinini bakorana, ariko yaramufashe amugira priority, cyangwa se amwitaho, abona ubushobozi afite, ndetse abona n'ubwo adafite agira ikintu amufasha. Ibi ngibi byaragiye amugira umwactress mwiza, bashinga channel izamuka neza, ajya muri timu nziza ya Kiramani, abenshi murabizi. Ibyo byose Miki twavuga ko tuzi ubu ngo yabikesheje Regis Skate. Gusa bageze baranakundana, ibyo ni byiza, ariko gutandukana nuhe respect wa muntu akugize who you are now cyangwa today. What is your mind? Ubu ufite iki mu bitekerezo byawe? Sinzi ukuntu ha respect umuntu wakugize uri ubu ngubu. Suppose nkawe uri ubu ngubu hari umuntu ubikesha, kandi ukabuze kubayeho neza, ufite azaza heza, none wafata wa muntu wabikeshaga ukahita umugaragariza ko bimwe yakugiriye
nta kintu bisobanuye kuri wowe, igisobanuye kuri wowe ari igihe ufite ubu ngubu. Ibi ngibi si ibintu twagakwiye guha agaciro. Rero uyu munsi ndi buvuge byinshi, tugiye kureba Jackie agira ikintu atangaza kuri itandukana ryabo, ndetse tuze kumva interview Miki agira icyo atangaza, ndetse na Regis agira icyo atangaza, tuze gusubira. Miki reka nguteguze rero, ni wari uri muri gahunda zo ureba kubera ikigoryi wakana we, wahubutse cyane, wihuse wirutse kabisa. Imyaka ingahe ngo wireza ngo wirera wamaze. Natwe twarireza ariko nago tuzi kwihenura nka warwana we. Kumanina ase icyambere uba waramutobanze, mwarahuye mwaratobanganye, right? Mwarahuye mwaratobanganye, mwaragize gute, whatever. Finally nimugatesha agaciro umugore wabyaye ku mwana w'umukobwa wabyayeho, kuko namwe yo mwabyaye turabubaha. Jya wubaha uwo mwana kuko iyo nda ntabwo yarayikuyemo abaremeye akayibyara, kandi ikindi aba yaraguhereje ku bidudu byiwe. Muranyumva? Aba yaraguhereje ku bintu byiwe, jya umwubahira icyo kintu. Anzu nyumve we, hari igihe kigera ukabimwibutsa mani. Mani umuntu yagera akagutaranga kuriya, akagenda akajya kuvuga buryo ki, akajya kurata ngo bamwise umugore. Mani uri umugore, nongere mbivuga uri umugore. Si wabyaye se? Kwita umuntu umugore ni igitutsi. Si wabyaye? None se kujya bikomeza kuki ari kubibabariramo imitima yo yasadutse. Ngo yanze abana be. Ngoki? Ngo yanze abana. Niba yarabanze se kuki bakomeje kugumana? Sikora ibyo yavugiye kwa Irene. Abo nibaza ubwo wenda nibwo akibanga ko bamangiye kinini. Kandi yavuze ko bamenyenye mu kwa mbere. Ngo batandukanye ryari ngo ni muri kuno kwezi. Kwa 11. Uku kwezi nyine. None se ubwo ngubwo. Badamaze, reka baza nkubaze. Ubu ngo bereka nkubaza wakana we. Numvishe ngo Regis ngo mwana namenyanye ufite uruhinja ucyonsa. Ubu ngo umwana wamaje gukura uhisusara. Zikubanyije nakakanya urasaze. Banza wumve. Ndakumva. Udukobwa tw'iki gihe bwibagirwa vuba, ubukobwa bw'iki gihe bwibagirwa vuba. Urumva? Umuntu igakora ibishoboka byose kugira ngo aguhereze isura mu bantu muri societe. Yego. Wamara kubyibuka tutangira kwigaragaza nk'ikintu kiri gutya. Petit. Nakubwiye ngo twe dutatugira gutya. Banza wumve. Ndakumva. Udukobwa tw'iki we naga promoter ni bisanzwe. Naga promoter n'umugabo wiwe bwose baranabizi nabari kusibye kwijisha. Yego. So rero nyuma y'ibyo ni nabyiza, byari n'ibintu bishimishe, nge ntago byambabaje, nari nabimubwiye ni gendo hirwe nzagushyikira uko nshobora, ariko kugaruka kansebya ntago byanshimishije kabisa. Ntago byagushimishije. Ko nukuvuga ngo ibyo none se ko mwitanye ba mwana, umwe ati niwe wancebeje, undi ati niwe wancebeje. Turamenya ni watangiye. Nise so abanje mu biganiro, ngiye byaye mu biganiro, ngiye mbona abantu bose n'ama comment kuri platform zanjye ngo wataye Miki, mbona comment video nashyizeho uyu munsi, aho kugeza ubwo kuri filme ziri kuvuga ku buzima bwanjye na Miki. So Miki rero yabikoze kugira ngo anyangishe abantu, ariko namubwiye nge n'ubundi abantu basanzwe banyanga nabirenze. Ahubwo ukuntu bari kuza bavugamo ngo wataye undi mwana, arona aragaruka aravuga ngo mfite imyaka 19. Kugira ngo abantu bumve ko namufatiranye. Nshuti yanjye ntabwo nigeze ngufatirana. Urabizi ibyo wambwiye tutari kuvugira, wenda tubyoheze Godfather. Ariko mu mutima urabizi icyo nakoze kirenze icyo uri kunziza akakanya ugaruka kunsebya mu bantu. Aya masaha ndababwiza ukuri, ndashaka kugira ngo tuvangaha nuko ntuza bitiramane bitamukundiye, ariko ndashaka kugira ngo bivangaha. Navuga ko ibi ngibi ari ikintu gishobora gukururana ariko kidafite ikintu gishingiyeho twumvikane. Abantu barabana bagakundana, igihe kikagira bagatandukana, ariko hakabaho lack of kubahana no gutandukana mu mahoro in peaceful. Niyo mpamvu tumvikanye ariko mu kubaha, kuko abantu basangiye uburiri bagasangira umubiri. Ntabwo twebwe abantu bari hanze tuje kubota hano dufite abantu 1000 bari kudukurikira, mfite abandi amagana bari kuri Twitter, na connectinze ku Twitter nabo bari kudukurikira bari kubumva. Byakabaye ari iby'agaciro mwa bantu mwe ibi bintu tuvuye anga Regis mbere yo kumanuka
tubirangije bikarangira. Godfather sorry si ukuguca mu ijambo mpamagaye Kira. Yego. Araje ntabwo yarazi ko ino live ihari. Urakoze cyane, reka kiraze nk'umuntu uraha. Regis nyandikira kuri WhatsApp, hagira umuntu ibera Regis nimero yanjye nyandikira. Hanyuma twihuta Niki ariko ku magambo umugabo wawe wahawe n'umubyeyi wawe nk'uko bivuze. Reka mbivuge. Ni kuki umubyeyi agusige mu maboko mazima ukayava? Godfather. Yes ma'am. Reka mbivugeho nawe ndumva nawe ari kunyumva. Ari kukumva nuko agiye kunyandikira. Yewe mpanga kujya kuri mama wanjye. Yego. Nafashe 120. Mbwira Regis ngo tujye kureba mama. Komeza. Urikumva? Turagenda. N'umuntu witwa ngo turakundana, abantu bafungiye mageragere cyangwa bavuye barabizi. Ngiye naragiye mahira mama wanjye buri kira kitu cyose. Nta n'igiceri cy'ijana umuhungu yashyizeho. Rashize. Ni muyomba zana bivuge ni muyomba wampaye 120 ngo ngende mahire mama. Uri kumva mama wanjye kubera ko byari bimutunguye kubona nzanye n'abandi bantu. Mama wanjye n'umuntu isanzwe ndamubwawe n'umuhungu dukundana nkuko yaraza abandi twakundanye. Ariko nago mama wanjye yamubwiye nk'umwana wanjye mu gushyize kujya duhurira no mu kazi ahantu hose dukora tukahurira tugakinana twagiranye ibihe byiza nkuko n'abandi bose babigirana, ariko akanya twagiranye ibihe bibi nkuko mwabibonye ari nabyo ndibuze gupointingaho cyane. So igihe cyarageze rero Miki biba ngombwa yuko papa w'umwana agaruka mu Rwanda, ntabwo ariho yabaga. Ubwo Miki ansaba ko turarekera, ariko nyuma baza kugirana ikibazo byari nijoro. So ni ibintu byabo ntabwo ndi bigarukeho cyane. Narahabaye n'ubundi nk'umuntu wamukundaga, so turongera tubisubiza ku murongo gakeya dukomeza relationship yacu ko n'undi yari yarapfuye, ariko fact n'ubaza barumvikanaga. Baby Daddy yarahageze kandi akeneye kubyitaho. Finally rero muri kubibona ko twongeye tukagirana ikibazo, nabwo mwamenye ibyo bintu byose mutari muzi. Miki kugeza uyu munsi ndamushimira kuko ibikorwa byinshi yakoze byiza ntago bigira ingano. Kuva ku munsi wa mbere mumenya kugera kuri uyu munsi aracyari umuntu w'ingirakamaro w'ingenzi, aracyari umuntu wamfashije ibintu byinshi, aracyari umuntu nafashije ibintu byinshi. Kuva ku munsi wa mbere mumenya, kuva ku munsi wa mbere musapotinga, kinamubonyemo ibintu birenze ibyo abandi bamubonagamo. Ni nabyo twashyize hanze, ni nabyo mwamukundiye, ni nabyo mwadukundiye. So impano ijya hanze iragaragara, ndetse mukomeze munadukunde. Akanya rero ndi hano kugira ngo ni excuse niba ari ahantu nagize nabi cyane, niba ari ikintu kibi namukoreye ambabarire. So niba yumva nyine ko hari ikintu kibi namukoreye akaba kibona ko hari ikintu kibi nakoze ambabarire. So ku giti cyanjye ntabwo navuga ko nta kibi nakoze, ariko we ubu naramubwiye ngo niwe wafungishije mama wawe. So ndagira icyo kintu tukivugeho, ntabwo byigeze biba. Turashimye Kiramana azamuke. Godfather Kiramana azamuke nta kintu ndavuga. Okay, aze kudufasha. Ihangane Miki, ihangane. Kiramana azamuke nta kintu ndavuga. Ihangane niba ubinyemerera, ihangane ubimyutize gato twumve Regis, ntabwo iwanjye bajya bavuganiramo, ndagusabye. Ihangane ngo mumwita Daddy, Big Daddy. Nibigukundira uze kuzamuka wunga abana bawe n'urubyiruko rwawe n'abavandimwe bawe, kuko wavuzwe inshuro zirenga 1,100 kuva aho dutangiriye iyi boro cyangwa iyi live. Nibigukundira Kiramani uze kuzamuka uvangaha urangije intambara. Twagiye Regis niyo ngiye kuvugiramo. Tukiri kuri iyo point, nge ntago ndi mu bana ba Kiramani. Kiramani yitwa Daddy kuri Miki, nge n'umu brother wanjye bisanzwe. So kadukomeze. Indi point
icyo kintu yavuzeho ntabwo nagifashe neza kuko mama we ni inshuti yanjye, niyo amubuze amushaka kuri telefone ni njyewe ahamagara akambwira ko nshaka Miki, nkaba ndi kumubura kuri rezo namubona. Miki ibyo bintu numva atabihakana nawe arabizi, sibyo? Miki twagiye gusura mama muri gereza, arampresenta aravuga this is my husband, mama waranzi yanamukize mu nshingano. Uretse ko husband, yes, umugabo cyangwa umukunzi, umugabo turashize, uri kumva? Nabwira ati mwana ntago mpari ngo mbirebe, ariko mugushyize mu biganza uzakora ibi ABCD nawe arabizi Miki, sibyo? Aka kanya Miki uri kugenda uvuga ngo namubwiye ngo niwe wafungishije nyoko, kuko ari gushaka ponti zinsebya zingaragaza nabi abantu bakamfata uko ntari. Ngende umuntu ugerageza kuba seri, wenda nubwo nshobora kutaba seri ndi gusetsa abantu, ariko ntabwo nakora ikintu nemereye imbere ya mama w'umuntu ngo ngaruke nawe nza gusebya, sibyo? Point ya kabiri ni ukuntu yavuze ngo